Haleluya. Turashuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo abaha umugisha mwese abo dusanzwe tubana ku isoko y'imigisha. Iki ni igitondo cy'umugisha ku itariki ya 10 y'uku kwezi kwa 11. Uyu munsi w'icyumweru wabera umunsi mwiza w'amahoro n'umunezero. Rero ni mwise neza Kabeya Chrysostome ugarutse kuri mikoro z'isoko y'imigisha kugira ngo dukomeze tuganire ku ijambo ry'Imana muri kino gitabo cya Yakobo. Aho Yakobo yanditse mu gice cya 4 ku murongo wa 7 yandika amagambo agira ngo: nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Imana ihabwe icyubahiro. Muri kino gitondo turi ku ijambo rivuga ngo gushishikarira kunesha kamere. Gushishikarira kunesha kamere. Haleluya. Gushishikarira kunesha kamere rivuga ngo ni ugushira imbaraga, kugira umwete wo kwifuza kunesha kamere. Ku munsi w'ejo mu gitondo cy'umugisha cyo ku itariki ya 9 twavuze ku ijambo rivuga gusenga, imbaraga zo gusenga, ko gusenga bishobora kudufasha kunesha kamere, bishobora kudufasha kunesha ibishuko, bishobora kudufasha gutsinda ibyaha. Anishimwe. Ariko twasanze mu by'ukuri ikibazo ni kimwe, nuko iyo abantu basenze ni gake yuko abantu binjira amasengesho bashaka kugira ngo baneshe kamere. Ahubwo akenshi abana b'abantu ko tumeze, uko duteye, uko iyo nayo ni kamere ya muntu, nuko twinjira mu masengesho twifuza ibifatika. Akenshi dufata ibihe byo gusenga twifuza ibifatika, tudashaka kugira ngo twakire n'iby'ubugingo bw'iteka ryose. Ariko bizakabaye byiza yuko twakwinjira mu masengesho twifuza yuko tugira imbaraga, tukabasha kugira imbaraga za Mwuka Wera zitubashisha kunesha kamere. Makile boneska. Imbaraga za Mwuka Wera zitubashisha kunesha kamere. Manishimwe. Umwana w'umuntu niko Yesu yitaga umwana w'umuntu. Yitaga umwana w'umuntu kenshi, niryo zina yakundaga kwita. Ariko impamvu yakundaga kwita iryo zina nuko yashakaga kwisanisha natwe, yashakaga ngo agire ishusho nk'iyacu. Tuzi neza yuko yaje mu isi afite ishusho y'Imana, kandi ari Imana 100%. Ariko yambara ishusho y'umuntu, yambara kamere y'umuntu nayo 100%. Ariko ntabwo byamubujije kunesha no gutsinda umwanzi Satani, ndetse no kunesha kamere iyo ari yo yose yashaka kumuteza icyaha. Ibanga yarafite rero ni irihe? Ibanga yarafite ni irihe? Usomye muri Matayo igice cya 4, ntabwo turi usoma ayo magambo, dusanga yuko Kristo akimara kubatizwa biratubwira ngo ajyanwe n'umwuka mu butayu. Ajyanwa n'umwuka mu butayu ngo amara iminsi 40 n'amajoro 40 yiyiriza ubusa, atarya atanywa. Niyo masengesho yonyine dusanga muri Bibiliya Yesu Kristo yakoze yo gusenga no kwiyiriza ubusa. Ngo nyuma y'iminsi 40 Satani yaraje kugira ngo amugerageze. Satani yaraje kugira ngo amugerageze. Hanyuma Satani aje abanza kumugeragereza ku byo kurya, kunda. Ahantu n'ahantu hakomeye cyane, n'ahantu abantu bakunda gutsindirwa, n'ahantu abantu badakunda kunesha. Imbaraga z'umwanzi akenshi zibasha gutsinda. Ariko iki nacyo ni ikigeragezo,
tugomba gushaka imbaraga kugira ngo tugitsinde, tukineshe, bitavuye ku mbaraga zacu, ahubwo bivuye ku mbaraga za Mwuka Wera. Imbaraga rero za Mwuka Wera zari zimaze kwinjira muri Yesu Kristo kubw'ibihe bikomeye yari amaze kuvamo byo gusenga, zatumye abasha gutsinda ibigeragezo. Satani yaraje aramwegera, aramubwira ngo hindura aya mabuye uyahinduremo umutsima, hanyuma ubashe kurya ushire inzara. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntabwo ajya atungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo ajya atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Satani iyo yumvishije ijambo ry'Imana, iyo yumvishije ibyanditswe, nta kindi yongeraho, aratsindwa. Ariko ngo akomeza kumugerageza, amujyana ku gasongero k'inzu. Ngo arangije aramubwira ngo handitswe ngo, yabonye amutsindishije ibyo kurya, nako iby'ijambo ry'Imana ibyanditswe, nawe noneho rero amugerageresha ibyanditswe. Aramubwira ngo handitswe ngo nusimbuka ntacyo uzaba, ahubwo Uwiteka Imana yawe izategeka abamarayika bakuramire. Ariko Yesu aho naho yarazi icyo agomba kumusubiza. Aramubwira ngo rero handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Yumva aratsinzwe, ariko ntiyashirwa, aravuga ngo reka mujyane ahandi hantu. Ngo amujyana ku musozi muremure, amwereka ku musozi muremure, ngo amwereka ubutunzi buri ku isi. Amaze kumwereka ubutunzi buri ku isi, ngo arangiza amubwira ngo mfukama undamye. Ariko Satani nawe arahangara, yaribagiwe yuko ari Imana ari kumwe nayo. Kuko ari mu isi, ari Satani yaribagiwe yuko ari Imana yihinduye umuntu. Aramubwira ngo pfukama undamye, buriya butunzi bwose ndabuguha kuko ni njyewe nyirabwo. Ariko Kristo arongera amubwira mu byanditswe, aravuga ngo ni ukuri nta kindi kintu gikwiriye gusengwa cyangwa se kuramwa uretse Imana yo mu ijuru. Haleluya. Ntabwo bishoboka sinakuramya, kuko uwo nemerewe kuramya ni umwe, n'Imana yonyine yo mu ijuru. Satani ngo aravuga ngo noneho rero ntabwo bigishobotse, reka muhunge, aransinze. Yaramugerageje inshuro 3, abona bidashobotse, aravuga ngo reka ngende. Ariko ngo hari ahantu ngutege, hari ahandi hantu uzansanga, hari ahandi hantu tuzahurira, hariho ntabwo uzansimbuka. Satani yarabizi neza yuko aje gupfira abantu. Yarabizi yuko ikimuzanye ari gupfira abantu, kandi nyuma yo gupfa yuko azagira gute, azabambwa akajya ikuzimu. Aravuga ngo nagera ikuzimu ho ni iwanjye azaba ansanze, ntabwo azabasha kugira gute gusimbuka ikigeragezo nzaba mugerageresheje. Nagera ikuzimu nzamufata nkuko nafasha abandi bose bapfuye, nkabashyira ahantu habi, nkabashyira ahantu hatari heza, ahantu batazongera kugira uburyo bwo kwinyagambura. Mande tugire neza cyane. Satani yarabizi yuko ari umukiranutsi, ariko yibagiza yuko ari Imana. Aravuga ngo noneho rero nzamufata nk'abandi bose, nk'abakiranutsi. Abakiranutsi ba kera iyo bapfaga, Satani yabaga abafite ububasha, abafite ubutwari, akagenda akabashyira ahantu, akabafungirana, mbese akabazirika, akabagira nabi. Yarazi rero yuko Kristo nawe namanuka ariko bizagenda. Ariko bigeze aho ngaho, Kristo aramanuka, ageze ikuzimu, yibwira ko agiye kumufata ngo amuzirike nk'abandi bose. Ariko ageze ikuzimu, haleluya, atsinda Satani. Haleluya. Amwambura imfunguzo. Mana ishimwe. Amwambura imfunguzo. Amaze kumwambura imfunguzo, afungurira abera bose. Haleluya. Afungurira abera bose bava mu bituro, ibituro birafunguka, abantu barazuka.
aba bantu barazutse, kandi mu Yerusalemu hariho abantu babonye abari barapfuye ari abakiranutsi. Satani abatsinzwe igitego, Kristo amutsinda igitego gikomeye cyane, cyatumye abona yuko adashoboye, abona yuko atsinzwe, aramufata noneho amuzirika iminyururu. Ku uyu munsi wa none Satani akora aziritswe. Haleluya. Akora aziritswe, araziritswe. Nubwo akora aziritswe, ntabwo ashobora kukunesha uko byagenda kose keretse udafite Yesu. Petero rero avuga ngo Yakobo aravuga ngo nuko rero mugandukire Uwiteka Imana, kandi murwanye Satani, nawe azagira gute? Azabahunga. Imana ishimwe. Buriya rero Satani ntabwo dukwiriye kumuhunga. Satani ntabwo ateye ubwoba. Satani yaratsinzwe. Satani ni ugusakuza gusa. Imbaraga afite ni zimwe, ni imbaraga zo gutera ubwoba. Nta zindi mbaraga afite, nta nizo azigeragera. Hoka lesile boneska. Bitewe nuko uturwanirira ni Kristo, kandi yamutsinze inshuro ya mbere mu butayu amugerageza, ageze ni kuzimu aramutsinda, amwambura imfunguzo. Okele boneska. Ntabwo akwiriye kudutera ubwoba kuko araziritse. Haleluya. Nubwo atonoma, nubwo afite ijwi ritera ubwoba, ariko araziritse. Mugandukire Imana. Nimurangira kugandukira Imana, murwanye Satani, le contre silebe. Nimumutinye n'abatera ubwoba. Buriya ikintu giteye ubwoba ni icyaha. Icyaha nicyo giteye ubwoba kurusha Satani. Abantu benshi bajya bibwira ngo icyaha giterwa ngo ni Satani uzana icyaha. Oya, ntabwo ari we. Icyaha ni kamere. Ikintu gitera icyaha ni kamere, ntabwo ari Satani. Satani ni umwanzi wacu, araturwanya, nta mbaraga afite, ni umunyantege nkeya, araziritse, arafunze, ni nk'imbwa iziritse cyangwa intare iziritse, ibasha gutontoma abantu bakagira ubwoba, ariko ntibasha kuva wiri ngo igusange kubera ko iraziritse. Satani rero nawe niko ameze. Haleluya. Rero twari ku ngingo ivuga ngo gushishikarira kunesha kamere. Gushishikarira kunesha kamere, icyambere twabonye yuko icyaha cyo turagihunga, tukajya kure yacu. Ntabwo uzavuga ngo nzahangana n'icyaha. No, ntuzahangane n'icyaha, uzagihunge ujye kure yacu. Hanyuma icya kabiri, uzagandukira Imana. Numara kugandukira Imana, urwanye Satani. Haleluya. Nugandukira Imana, ntabwo ari uzarwanya Satani, ahubwo Kristo muri wowe niwe uzabasha kurwanirira agutsindire Satani sekibi, umunyantege nkeya watsinzwe, udashobora gutsinda by'iteka ryose. Hanyuma noneho rero icyo gihe uzaba unesheje kamere. Haleluya. Kunesha kamere rero ni ukugandukira Imana no kurwanya Satani. Hanyuma noneho rero ukabona amahoro, ukabona ubwiza bw'Imana, ukabona ubutabazi buva ku Uwiteka Imana. Imana mu ijuru ishimwe kuko yatanze Kristo akatuneshereza Satani, akatuneshereza urupfu, byose akabitsinda. Kandi uyu munsi wa none ari iburyo bwa Se kugira ngo aturwanirire, atubere umutabazi w'iteka ryose. Reka twakire uwo mugisha twahawe n'Imana, twakire ubwo buntu twahawe n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana, urakoze cyane, turagushimiye, uri umwami mwiza. Uyu munsi w'icyumweru turagusabye cyane ngo mu ruhande rwacu dufashe muri byose, utwiteho cyane, uzamure iyo naryo kutuneshereza, amahoro yaganze muri twe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kandi Nyagasani Imana, tubone umugisha uguturukaho. Alekesi lebone kanto la vie glorify. Abantu bajya gutera
bose nyagasani Imana aho birirwa babone mwisha uguturukaho mu izina rya Yesu Kristo. Tubone amahoro yawe, tubone ubwiza bwawe, tubone icyubahiro cyawe, tuzongere guhura mu gitondo cy'ejo ku munsi wa mbere dusenga kandi dushima izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo, amen.